ya noneho batatu mwe muri aho buri maze kutubwira kuri relationship status yiwe niba nta kintu batwaye mwese kuri batatu buri mwatubwire ko mu rukundo bihagaze niba hari mariye niba hari ufite boyfriend niba hari urusigo nabyo mubitubwire murakoze. murakoze birangira ndagira mufate akanya mbashimire ko buri gihe tubatumiye mwitabira ubutumwa bwacu turabizi ko muze mufite akazi kenshi n'agaciro mukomeze mutubishyigikire. hari ikibazo bashyize ko twavuze ko cyangwa wavuze ko ari ukwinsiparinga ibyo bakora kwinsiparinga urubyiruko bihuriranye cyangwa bizafasha gutuma urubyiruko tugendeye ku biciro bisabwa kugira ngo abantu bitabire event. Kigali Golf Days ntabwo kwinsiparinga urubyiruko kwabo bishingiye kuri event y'ejo gusa, ibyo bakora umunsi ku wundi ndetse na gahunda bafite umwaka utaha, ibikorwa bafite, ibyo bakora umunsi ku wundi nibyo byinsiparinga urubyiruko. hanyuma ibyo bakora nanone rero harimo n'ibyo bazagaragaza ejo, ni ibintu bitwara ubushobozi bukomeye kandi bisaba ubushobozi bwinshi, akaba ariho dushingira ndetse twashingiye duca cyangwa dushyira ibiciro byo kwinjira muri event y'ejo. murakoze. tugeze ku kihe kibazo cya single research ikibazo ngende single research cyane byararangiye You can't be this beautiful and single and taken. muri n'abayobozi mwafunze kuri kino kinyobwa cyo mu Kagera n'abantu ba padiri niba wajyana n'uwo mwese bakanabonye, ariko hariya kuri ntabwo tubwira tubwiye ngo byararangiye byatunaniye niba yarihebye jewe ntabwo nkunda kuvuga kuri status yanjye kubera ko bidafite aho bihuriye na business turimo none. murakoze. nongera kubashaka by'umwihariko abana basaba muri TNC naho icyo mwijeje kano kanya twicaye hano turi kunywa muwete, ariko mwijeje yuko nyuma y'ibi ngibi turi bumwe ibirenze muwete neza cyane twese muri rusange nk'abanyarwanda. niyo mpamvu Akagera kaje mu Rwanda gafite amaproduct menshi kandi kagomba kugezaho abanyarwanda. ntitwibagiwe gahunda ya Tumeresi, ariko none turamurongera Akagera kazabibafasha. murakoze. murakoze. nitwa Kayezu Jean de Dieu nkorera igihe. ikibazo uretse gato angire icyo nongera ku Kagera, dufite undi mufatanyabikorwa witwa Skol Pass, rero turaza kubatanga namwe dusangire ka Skol kanya byongeye ku Kagera uko ibirori bihiye. murakoze. nanjye nitwa Jean de Dieu nkorera igihe. ikibazo ufite cya mbere, hari hanze bavuga ko iki giterane bagiteguye kubera socialiste Zari nawe afite ikindi gitaramo hano mu Rwanda, bavuga ko impamvu bagiteguye ko ari kugira ngo mukompete cyangwa se mutume atabona abantu ko bazaba baje mu cyanyu. icyo ni kimwe. ikindi kibazo nari mfite usibye wenda ariya abantu babona ibikorwa bye byaba ibijyanye na humanitarian akora ibyo gufasha abatishoboye, abantu batandukanye, tugira ngo wenda abandi batubwire ibikorwa
nk'uko abasitade yarabivuzeho ko hari ibikorwa muteganya gukora mu mwaka utaha wenda mubikomozeho ariko munatubwire ibindi bikorwa apart yo kuba muhujwe no kwerekana iyo reality TV show ibindi bikorwa wenda abantu babafatiraho urugero cyangwa se bya inspiring abantu gukora ni ibintu merci. Reka nsubize icya nyuma wabubajije ibindi bikorwa dukora uretse kwerekana iyo reality TV show gukina iyo reality TV show hari ibindi bikorwa byinshi twagiye dukora ariko tutashatse gutangaza ko twari turi kubishutinga kugira ngo muzagire amatsiko yo kubireba muri reality TV show yacu. So harimo nka bike by'ingenzi bike cyane twerekanye gufasha nk'abantu bahuye n'ibiza, harimo n'ibindi bikorwa twagiye dukora muzabona muri reality twanze gushyira hanze kugira ngo bizabatera amatsiko. Murakoze, yitwa Janvier. Iki? Sorry? Ariya yabisubije sinzi niba wari uhari yabisubije. Impinduka zabayeho muri Kigali Boss Babes twarazikwiyarinze ari uwagiye muri Kigali Boss Babes twaramuvuze, hanyuma niba uri kubabona ahangaha kuri afishe nyine nk'uko uri kubivuga ni ukuvuga ngo bari muri Kigali Boss Babes. Abadahari hari indi mirimo barimo kuko turi groupe ntabwo twaba turi hano twese icyarimwe ariko bose bazaba bari muri event. Murakoze, nitwa Janvier kugira amakuru mu Rwanda. Ndashaka kubanza kubaza Aristide sinzi niba Aristide ari Aristide ari itike muvuze neza muri mishami zamaze gushyira ku isoko nk'uko Ambasaderi amaze kubivugaho. Ndashaka kubaza ngo muri miliyoni 5 harimo icyari gihe kenshi mu bitaramo bavuga ko wenda itike runaka wenda irimo icyo kunywa muri miliyoni 5 z'itike hakubiyemo iki? Ndashaka kubaza ngo ariya kuri reality TV show muzamurika ejo mwatangiye kwishutinga isigi akirimo cyangwa mwayishutinze nyuma, hanyuma iyo mukoze imibare mubona imaze kubatwara amafaranga angahe, wize kuvuga ko muri gutegura no gushaka televiziyo ishobora kuzajya itambukaho, sinzi niba nabyo wenda mwaramaze kubishyira ku murongo wenda ku munsi w'ejo umaze kongera ijwi. Ndimo ndabaza kuri reality TV show mwatangiye kwishutinga nyuma y'uko isimba avuyemo, hanyuma imibare mufite irabereka ko wenda maze kwishoramo amafaranga angana iki waravuze ko muri gutegura ukuntu mushobora kuzajya mwitambutsa kuri televiziyo, sinzi wenda nabyo bigeze mwagira mwabitubwiraho, hanyuma wenda mukagira nabo batubwire muri kumwe muri gukorana bazafasha iki muzaza muri konseri, hari serivisi umuzaza muri konseri bamufitiye, hanyuma baduze ndege neza nabonye n'amezi hafi atandatu ashize mutangiye mwihuje nk'itsinda, iyo usubije inyuma ubona target mufite muri kuzigeraho ku kigero. Murakoze. Rubashije gucyerekeranye niba twaratangiye kwishutinga arimo iyo umuntu ari gukora reality TV show ibintu byinshi bibibanga kugira ngo bya bintu umuntu yibaza azabisubizwe muri reality TV show. Numva igisubizo cy'icyo kibazo kiri muri reality TV show. Ndumva niyo sibyo rumbwiye amafaranga nyine urumva nawe tabajije ariko ndani guca kuri TV turacyari mu biganiro na Showmax ndetse na Netflix, ariko cyane cyane ibyo duha amahirwe cyane ni Showmax na Trace. Showmax niyo yatwaprokinze mbere, ariko kubera uburyo tubona product yacu imeze
twanga guhita dufata icyemezo cyo gukorana nabo kandi wenda hari abandi baduha amafaranga arenze ayo bo bashaka kuduha. Nuko minisiteri izaba ifite ni seri mpaka dushaje n'abana bacu bazajyamo n'abandi bana babo, gutyo ni proje ndende abanyarwanda bazaba proud kuba twarategereje kuyikora pe. Arakoze cyane hajya ku buryo twakira kino kibazo nyemere maze nishimire Aristide wafashe umwanya n'akaza kuri pano ntabwo nanabashije kubaintroducinga ari nawe ujya guhita gusubiza ikibazo cya Janvier. Thank you Aristide. Murakoze cyane. Mu magambo make lifestyle igendana na lifestyle. Niyo mpamvu mubona mfite umuhate hano mu ntoki yanjye kubera ko ndahamya yuko abanyarwanda dukwiye ibyiza, yaba ari ibijyanye na entertainment. Niyo mpamvu tugomba gusapotinga buri gitekerezo cyiza cyose bijyana nacyo mu buryo kandi bwiza. Murakoze. Tuzofaringa mainly nk'Akagera dutanga product arizo ari non-alcoholic na alcoholic, zari Moet, azaba ari ABC, azaba ari Veuve, Inard, ziriya package mwabajije byose bizaba biri kode. Ni amatsiko tubateye kandi buri munyarwanda wese yakwifuza kuba ari kumwe natwe. Murakoze. Murakoze. Yitwa Victor, umunyamakuru wa Ishusho. Ikibazo cyanjye cyabazaga mu gihe tumaze dukora, aho tubona urugero rwa kangahe ku ijana tumaze kugeraho. Bwa mbere mvuga navuze ko ahantu tumaze kugera natwe ubwacu ntabwo twabitekerezaga. Nakubwira ko tumaze kugera ku kigero cy'150%. Okay, murakoze. Nitwa Victor, umunyamakuru wa Ishusho. Ikibazo abajije uriya munsi ni umunsi muri rusange n'ubwo ari umunsi wo gusikiringa officially trailer ya reality TV show yabo, ariko ni umunsi bifuje gusangira n'abanyarwanda muri rusange, ni umunsi w'umusangiro. So differences zirimo rero ku biciro ndetse no ku tables ni packages zizajyana na buri tables na buri table mu bijyanye n'ibindi na products dufite. Turi kumwe n'Akagera, mukaba turi kumwe na Skol n'abandi batandukanye, bitewe n'abantu amafaranga bishyuye, bitewe na tables amafaranga yazo bazageza barutanwa kuri consumption z'ibintu bihari bizagateganyijwe. Murakoze. Murakoze. Nitwa Victor, umunyamakuru wa Ishusho TV. Ikibazo cyanjye kiragira kiti umuntu niba Kigali Boss Babes yumva iki? Ikindi mujya gukora rino tsinda mission mwari mufite yari iyihe? Ikindi ni iki muri gukora gishobora ku-inspiring young generation? Ikintu nyamukuru dushaka ku-inspiring our generation ni ukumenya gukunda ubuzima buhenze ariko uzi no kubukorera. Niyo ntego nyamukuru. Intego twari dufite niyo urebye. Ikindi nkunda kubivuga niyo ngiye muri meeting cyangwa twese ikintu duhuriyeho duhuriye ku gukunda amafaranga. Ni ukuvuga ngo ukuyeho iyo ntego ni inote tugusiyiga pe. Thank you. Ukatwara ikibazo cya Patrick umuvandimwe imbere n'abandi hano ubona ko tugenda tugana ku musozo. Thank you. Nitwa Patrick Ndayitete.
ikibazo kimwe ari Yakobo, ikindi kibazo Aristide. Urugero ko ese ari Yakobo ko akenshi ari gukunda kugaragara ari representative wanyu, niwe muyobozi wanyu, ni uko barusha amafaranga ni make dufite umuyobozi. Hanyuma reality TV show umurimbo nyine reality birakibaza ko wavuze ngo hari ubuzima bwawe utajya uvuga, noneho ubwo izaba ikiri reality. Hanyuma ikindi ngo naza kukibaza Aristide, muri Kigali Boss Babes washinzwe n'ikigo twumvamo ibintu by'amabebi, Aristide wari aza amata murakoze. Ikibazo ubajije niba kubera ko mukunda kumbona abantu iyo bari muri groupe ntabwo mupfa kwicara ngo muvuge ngo tureka dukore groupe. Ni ukuvuga ngo iyo ugiye kwishyira hamwe n'abandi bantu mugenda murebana ahantu hataringaniye, buri wese akagenda afitingamo noneho kuzuza ikintu kimwe gikomeye. So ni muri urwo rwego rero njyewe n'ubundi nari nsanzwe menyereye media, nari nsanzwe mba muri showbiz, ari nayo mpamvu mwebwe ariyo mumbona wasanga mu ma office bazi ko Raduse wenda ariwe manager, wasanga mu kindi gice runaka nko muri nabo bazi ko Kristo ariwe manager. Sinzi niba mumurikiye ku buryo buri wese afite ahantu afitinga. Nta muyobozi Kigali Boss Babes igira, twese turangana. Murakoze. Kariyati okay. Ubuzima bwanjye ntajya mvuga ibintu byose biri exclusive, bya bindi wibaza hose ari afite umugabo wenda muri episode 1 hazaza harimo umupapaye tumeze neza, urumva ni ibyo nyine. Niyo mpamvu ngewe niyo umubajije wenda nk'ikintu hita ntabwo kuhita ngira ikintu basubizaho, kuko ubuzima bwacu already twatangiye kubucuruza. Amakuru twabaha kuri twebwe ni make rwose. turakomeza gusaba abanyamakuru baba hanze kubaha abandi bari gukusanya inkuru yabo kugira ngo duhuze ibiganiro, abantu bari bo kugira ngo bize kugenda neza. Arakoze umuvandimwe. Nka Aristide Gahonzire usibye gukora management y'abanza ariko na organizing na event bakaba yewe bizi. So event bari gutegura aba ni image yayo, ariko hari abagomba kuba bari behind kugira ngo ibintu bigende neza. Ejo n'umurana na Urban Boys nicaye hano tuzagana na Urban Boys. So ejo yagaga n'urugero ejo yagaga kwigaruke. So niyo mpamvu ndi hano muri gutegura event yabo. Arakoze cyane Aristide, twakwakira iki kibazo cy'umuvandimwe. Murakoze cyane. Nitwa Olivier, mpagarariye NTR Group cyangwa se Missionaries Travel Rwanda. Naje mpagarariye ibigo bikora ubukerarugendo na transport. So dufite ikibazo ariko kirimo no kubaka legends. Turavuga ngo mwafashe intambwe nziza yo kwihuriza hamwe mu bikorwa by'iterambere. Ese mutekereza iki ku bijyanye n'ubukerarugendo ndetse na transportation hamwe n'ama-event yose mukora? Murakoze cyane. ubajije ikibazo cyiza cyane kubera ko reality TV show yacu ntabwo ari lifestyle yacu gusa, it's about lifestyle and exploring cultures from different countries. So ni ukuvuga ngo ibihugu twagiye dukiniramo, kuko nk'agatrera tuzabereka ejo karimo ibihugu byinshi, ibihugu twagiye dukiniramo tugerageza kwerekana cultures zabo, tukerekana ahantu nyaburanga habo, ubuzima bw'abaturage baciriritse babo, ubuzima buri lise bw'abaturage baho. Ni ukuvuga ngo rero ntabwo twajya kwerekana ubwo buzima bwo mu bindi bihugu tutahereye mu Rwanda. Harimo u Rwanda, twerekana u Rwanda surtout ko
izaca ku mashene menshi yo muri Afurika twerekana ubwiza bw'u Rwanda culture yacu numva icyo gisubizo gisubije ikibazo cyawe koze cyane twakira ikibazo cy'umuhanda murakoze cyane twumvire Jason kuri entertainment ikibazo cyashaka kukibaza Kigali Boss Babies nshaka kubashimira bwa mbere na mbere ko mwagize igitekerezo cy'uwo mutegura kino gitaramo kandi ni ishyaka cyangwa se n'ibindi buri wese ashobora kuba atageraho ariko ikibazo cyanjye mfite kano kanya nshaka kubaza muri abakobwa beza kandi b'ikimero musa neza museka neza ariko mukeneye n'amafaranga nk'umugabo uyu munsi ushobora kubona ndagukene cyangwa se ashaka kugira ngo muhunge wako bivuze ngo umuntu ni umukobwa mwiza cyangwa se agaragara neza ntabwo ugaragara mu isoko cyangwa se ntabwo uba muri tobandi ariko umugabo uyu munsi wakenera kugira ngo muhure muganire mwungurane ibitekerezo n'iki n'iki bisaba iki iki kibazo ni Christelle Rwabakutse nta cyusubize rwose Christelle kuri iki kuri umukobwa mwiza bisaba iki kubona uriye kandi ndi hano none se waje kunshaka tukavugana so uri kwibariza buriya ahandi ntari nicaye uretse tuvanga aha uri tuvugana kandi uri single searching nyagasani sibyo ubwo umugabo wese ugushaka yakubona nabi oya cyo nanjye nka mukuru wenda kibusubira uri manager we nka mukuru we uri boss w'itsinda oya iyubahe ubaye n'abagore bakuri imbere yego murakoze cyane umugabo bashaka azababona abavandimwe barababuje ikibazo ateka cyane muto cyane nabo tugasoza thank you murakoze nitwa Kevin nkorera radiyo Imanzi na Bimedia TV mfite ibibazo bibiri mutandukana na mugenzi wanyu Isimbi hari imvugo zakoreshejwe navuga ngo zabaportratinze nk'abantu badashobotse ku banyumvaga ni itsinda nyine ry'abantu badafite gahunda kwabo ikibazo mfite cya mbere hari icyo mwaba mwarahombye kubera ayo magambo cyangwa iyo speculation icya kabiri mugenzi wanjye yarabajije akomoza kuri tourisme n'ibindi muri abantu bari iconic haba hari itafari mwifuza ko leta yashyira ku rugendo rwanyu murakoze ikibazo ubajije ngo abantu badufashe nk'abantu badashobotse niba abantu batanu batandukanye n'umuntu umwe bo bakagumana kandi bagashobokana biba bivuze ko bashobotse ndumva aricyo gisubizo naguha ikindi kintu wari ubajije cya leta y'u Rwanda ko yashyira itafari already leta y'u Rwanda yashyize itafari kuri twebwe cyangwa kuri mu itafari leta y'u Rwanda yashyize byonyine kuba twicaye aha dufite umutekano dufite perezida wa repubulika y'u Rwanda ashyigikira abagore iterambere ry'abagore ni itafari rihagije kugira ngo duhereho twubake icyo twifuza kugeraho iryo byonyine rirahagije kuri twebwe arakoze cyane ntekereza ko twasaba Amnesty bagakoresha uyu mwanya bongera kutwibutsa umunsi w'igitaramo uburyo bwo kubona